nishimiye na Yesu ubwo uzaba ugarutse kujana ubwo uzaba ugeze ku bicu nanje mite Hallelujah. Churanga sebeni. Duhimbaza Imana mu ndirimbo imwe hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Yes. Dushaka kugira ubwiza ukeneye icubahiro aho nagendera bishakishe gukora ibyiza ubudacogora we niyite ku maso y'abantu kuko ubwabo niba mukunda ahubwo yite ku izina mwita kuko ndi Imana yakuremye nindushaka kugira ubwiza ukeneye icubahiro aho nagendera bishakishe gukora ibyiza ubudacogora we niyite ku maso y'abantu kuko ubwabo niba mukunda ahubwo yite ku izina mwita kuko ndi Imana yakuremye sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima murakoze kwikaze muduhaye duhereye ku muyobozi wa gahunda n'umushumba Kado n'itorero ryose ndetse n'ubutumire bwa bishopu Imana ibahera umugisha rwose
kuba muri imbere yayo iminsi 21 mwagize neza. Ndabizi ko mutisengera mwenyine n'umujyi birawugeraho natwe biratugeraho twese. Turashima iyo tubona Imana igenda ikora ibintu byiza muri iri torero, kwagura ubwami bw'Imana. Turabishima rwose. Hanyuma nagendanye na Diacre Betty Ndahiro, yashimye ko tuzana, twari tuvanye mu kindi gikorwa cya gusura bene data, twajyanye nawe kubwiriza igikondo ya Beni, twari kumwe igiterane twakoze cyo kubwiriza agace karimo abantu b'indaya cyane hitwa Sodomo. Twashatse kuhasenya uwo mwuka, turagenda tuhakora igitaramo cy'iminsi 2, barakizwa abarenga 100. Ubona abakristo beza. Byabaye mu kwa 9. Uyu munsi twari tugiye kubasura no gutangiza atelier yabo yo kwiga ibintu by'ubudozi, tubashakiye amamashine kugira ngo babone imirimo ibabeshaho, batazatekereza gusubira mu isi babagamo. Twabahaye itorero rya ADPR n'iryo ribarera rya Gikondo, ubwo byinshi tuba dufatikanya naryo, hanyuma tukabashakira bene ibyo bikenewe. Twe cy'igicaniro cy'ububyutse, ni igicaniro cyakoze icyo gitaramo, ni igicaniro cy'ububyutse kiri kubafasha, ni nacyo cyari gutangiza, nubwo twari kumwe n'abayobozi b'umurenge n'abakarere gutangiza iyo atelier, ariko byatangijwe n'igicaniro, ari naco cyashatse ayo mamashine azafasha abo bantu. Ni benshi pe, babona bari bicaye, ni nk'aba bantu bose barahangaha bakiriye Yesu, bari mu itorero. Natangaye tubabwiriza, buri wese yabaga afite umusatsi ufite amabara nk'atatu, uwo yabaga ari umutagatifu wabo. Abandi bafite nk'amabara nk'atanu angahe, ibintu bidashobotse, bambaye ubusa, ari kugerayo n'ukuri Marisambu yimaza abandi bo canke bazanye abandi, bahinduye batuzanira abandi. Nareba amasura nkayamenya, ariko biragoye. Bambaye ibitambara, urabona ko ADPR zikubitamo udutambara, bambaye amajipo maremare, bose yakoraga ku rukweto. Ibintu hari umwe yatanze ubuhamya, kubona nambaye ijipo rigera hariya, ati kuva nabaho, ati ibi ni Yesu wabikoze. Ubwo niho twatinze, hanyuma biba ngombwa ko tuzana n'umwe mu bakorodona iby'igicaniro cy'ububyutse cyane bihuza mu gihugu n'abo hanze bakorana n'igicaniro, niwe twabishinze n'abandi badamu nk'abangahe. Okay. Mufate Bibiliya dusome. Bampaye teme y'uyu munsi, yo abashumba bampaye kurwanira urugo rwawe, kurwanira urushako rwawe kugira ngo urukomeze cyangwa se rugumeho. Bampa n'umurongo igice cyangwa kiri muri Nehemiya igice cya 4 umurongo wa 14, nicyo bampaye gusoma. Haravuga ngo aho muzumva ijwi ry'ikondera hose, abe ariho muzajya mudutabarira. Imana yacu niyo izaturwanirira. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge haleluya. Iyo haleluya yanyu
iri mu mwuka cyangwa iri mu masengesho? Okay, nimushaka niba mushonje muyihorere, ndababwira gusa. Ndasoma Samweli wa mbere. Samweli wa mbere igice cya 30. Igice cya 30. N'ubundi umutwe w'amagambo niwo mbasomera, nishaka wonyine urahagije. Uraburangije n'ibiri muri iki gice. Yaravuga ngo Abamaleki batwika Isikuragi, Dawidi adahari. Abamaleki batwika Sikuragi, Dawudi adahari. Imana ishimwe ko iki cyumweru mwagihaye abashakanye kugira cyane ngo ariho mukorera muri iyi minsi. Niko itorero rigomba gukora. Dukore mu nguni zose, duhakikishe ko zikomeye. Bitari ibyo sanga tubwiriza abantu kujya mu ijuru gusa, bagashaka kugenda ingo batazitunganyije, byaba ngombwa zigasenyuka no kujya mu ijuru bikabananira. Biragoye kushobora urugamba rwo kujya mu ijuru wananiye urugamba rwo gukomeza urugo washatse. Nongere mbabwira ibyo nge nizera no mu bitabo byanjye nanditse birimo by'abashakanye. Niba ari ikintu kijya kintangaza kuva mbayeho nkaba umukozi w'Imana, nukumva iyo numva divorce y'abakijijwe babiri, bose barakijijwe, bose baba mu itorero, bose bakiriye umwami Yesu, bose bagiye kubatizwa, bose basangiye igaburo ryera, bose simbyumva naho kumbwiraho ngo pasiteri, sindanabirota, sindanabyumva, sinzanabyemera. Reka mbabwiraka, ndavuze ngo ni ukuri, na Yesu iyo yavugaga ibikomeye yararahiraga ngo ni ukuri. Nanjye ndavuze ngo ni ukuri. Nta mugabo wafashe umusaraba atya n'umugore wakaza akawufata, bose bakaba barawufashe, ngo nibarangiza hazaboneka imbaraga ibatandukanya bagifasha umusaraba. Ibyo muzabifute mu mitwe yanyu, ntibishoboka. Umusaraba wahuje abantu n'Imana batandukanye burundu. Umusaraba ugahuza abanyamahanga n'abayuda bakaba umwe, abatari ubwoko bakaba babugizwe n'umusaraba. Umusaraba ugahuza abatuye isi bose kuba abana b'Imana. Warangiza noneho mugize guhurira ku Mana, muhuriye ku musaraba muri Yesu, mugahurira no mu rusengero, mwarangiza mugahurira no mu rugo mu nzu imwe. Wamara ukambwira ngo aba batandukana byagenze gute? Ntibishoboka. Kugira ngo bibe aho muzabibona hose byabaye, dore icyo muzamenya kizaba cabaye. Hazaba hari umwe muri aba bombi warekuye umusaraba, yahukanye na Kristo, bikamworohera kwahukana n'uwo bashakanye. Bakiwufashe mbisubiremo, ntibishoboka. Nimba hari abo muzi bo mu rusengero byananiye, muzabishake neza, hari umwe yatorotse. Abakizirimo, ntumbwire ko ushobora gutandukana n'uwo mwashakanye mwarahuriye mu gakiza, mugahurira ku musaraba, mugasangira igaburo, mugasangira urusengero, ngo numara umbwire ngo mushaka gutandukana. Ntibibaho.
ibyo ni agakiza kadafashe kamenyereye gukurikirana udukiza tw'abanyamahanga tutari two, twabona ko babisenye bagashaka gukora iminsi mikuru n'amafete tukagira ngo none n'Imana yarabyemeye. Ntishobora kwemera abishe isezerano riri mu gakiza, basezeraniye munsi y'umusaraba ngo usubire uyibwire ngo uzasubira uza n'undi. Reka mbabwire impamvu yo kurongora umugore umwe. Impamvu yo kurongora umugore umwe kuko Imana yavuze ngo umuntu azasiga se na nyina abane n'umugore we akaramata. Ijya guha Adamu yamuhaye umugore umwe, hajya kuva imbavu havuyeyo urubavu rumwe. Mwabagabo mwe havuyeyo urubavu rumwe. Ariko igitangaza, hari abageze kuri 6 na 5 na 7. Ngenza nibaza ubwo hari urubavu akigira cyangwa yasigaye uruti rw'umugongo. Ku mugore bisobanura urubavu rwakuweho, nimba ageze kuri 5 3 imbavu ntizimushiranye. Guhabwa umwe bisobanura iki? Ni bivuga ngo agakiza ni kamwe, isezerano ry'agakiza ni rimwe, umukiza n'umwe, umugore n'umwe. Niba Kristo afite amatorero abiri adasangiye kwizera kumwe, nimba hari ntaribaho, itorero ni rimwe muri Kristo mu isi yose. Uko bidashoboka ko yakwahukana naryo ngo arongore irindi, niko bidashoboka ko umuntu wasezeranye afite isezerano ry'agakiza yatandukana n'umugore basezeranye ngo ashaka undi. Kubikora mu bundi buryo mu imvugo y'umwuka, kuko mariage ni nyamwuka, mu byumve neza, mariage ni nyamwuka, ntabwo ari imico y'abazungu, si n'imico y'abirabura. Abazungu baje gusa kuyambika amakanzu, bayambika amakoti, abirabura natwe twinjiramo bene ibyo, ariko ni nyamwuka. Ariko Mana yanjye, reka mbabwire ibintu uburyo byubatse, ibintu Imana yubaha mu isi. Cyambere, Imana yubaha urugo, mariage iba ku mwanya wa mbere. nako wakangahe wa kabiri. Itorero ryayo rifata umwanya wa mbere, ni naryo rituma amaso yayo ahora mu isi. Icya kabiri Imana yubaha mu isi kuruta ibindi ni mariage, couple y'abashakanye, umuryango ufata umwanya wa kabiri. Ni nacyo gituma Imana igenderera isi kugira ngo igenderere aba bantu y'imiryango yayo. Ikiza ku mwanya wa gatatu ni igihugu. Habanza itorero ryayo, hasubira umuryango wayo, hakaza igihugu yabaremeye ngo baturemo. Igihugu kibaho ku mpamvu zaba yaremye. Aba ntibabaho ku mpamvu z'igihugu, ahubwo igihugu kiriho ku mpamvu zaba yaremye. Igihugu ni gift Imana yahaye abashakanye, nayiremye ngo nyibatuzeho, muzabona uko munkorera mu ndamye mu isi. Isi ni yanyu, mwitangirira niko byanditse. Imana imaze kuyirema no kubarema irayibaha ku mugaragaro, bivuga ngo isi ni impano yayo. Niyo mpamvu igihugu kiza ku mwanya wa gatatu, habanje itorero ubwami bwayo, hasubiye umuryango w'abagiye kuyiyoborera isi, hakabona kuba igihugu nk'indava yabo bazabaho. Abanyumva tuvuge haleluya. Maze imyaka 28 nshatse, sindarota ko twatandukana n'uriya mukobwa w'amabukwe. Kandi igitangaza, kuva tubanye buri mwaka naratangaye, niba ariko nizanyu zimeze simbizi. Kuva tubanye buri mwaka urugo rwacu rugenda ruba rwiza kuruta umwaka ushize. Kugeza uyu munsi uwatubwira ngo dusubire mu mwaka umwe kugeza kuri ntitwabyemera. Ubu ni hari rwiza. Ikindi gitangaza,
niho ibyishimo byakomeje kuba byinshi by'urugo. Nza numva ngo abandi biza bigenda bigabanuka, ngatangara twe tugenda byiyongera buri mwaka. Nta mwaka wacu usa n'uwundi. Ikindi uko imyaka igenda nkabona niko arushaho kuba mwiza kuruta agishaka. Nabyo byarantangaje. Kavuga toke abandi baza bakura bagahinduka, nowe ugenda ukura ahubwo uba mwiza kuruta uko wari. Ndibaza ko iwanyu usubiyeyo sinzi ko bumenya ko ari wowe, nkurikije uko bamumpaye ameza. Ariko ibi reka mbabwire biterwa n'iki, bijya biterwa n'iki. Nukuri umugore wishimye mu rugo rwe igihe cyose, ahorana itoto, ahorana imbaraga, ahorana ibwiza n'igikundiro kitavaho. Ntacuya, kubera iki? Ni muzima imbere n'inyuma, akaba buri inyuma hicwa n'imbere haboze. Kuko birevanga umutima ubabaye wijimisha amaso mu maso h'umuntu, umutima ukeye wishimye ngo utuma mu maso h'umuntu haca. Kunda kubibwira abatarashaka, nimba hari abari hano, umukobwa utarashaka iyo mubonye agize agahinda mu mutima, cyangwa akaba umukobwa ugira umushiha, igikundiro gihita kivaho, yani agatakazi imyaka nk'akangahe. Bitewe n'iki? Igihe cy'urushako Imana itanga igikundiro cy'igihe cy'urushako ku mukobwa wese. Ariko iyo agize agahinda mu mutima, cyangwa akaba umuntu ugira umushiha n'umujinya, bigabanya igikundiro ku buzima bwe. Abakobwa benshi batinya cyane imyuka mibi ko ariyo ibadindiza n'ibiki. Ariko imbaraga z'umukobwa ufite agahinda zimuhindura ukundi kundu kuruta ahubwo uwo baroze. Uko barwanya imbaraga zo kumuroga, ni nako bingana agomba no kurwanya imbaraga z'agahinda muri we. Iyo yakuranye ibyishimo akabihorana, biroroshe gukurura igikundiro n'amavuta y'urushako. Twiwacu tubigenza gute? Ngewe nk'umutware cyangwa se umutwe w'urugo, nasabye Imana kunshoboza kumurinda, kuko Kristo arinda itorero. Nkarwana intambara zose. Kubw'iyo mpamvu hari ikintu uzambona abashumba benshi baza bakora ngewe ntazankora. Ibintu byose byambabaje, ibintu byose byankoroze, ibintu byose byandemereye, nkumva umutima waremererewe, sinza mbibwira umugore wanjye. Nuko tubayeho. Ndavuga toke nimba byansekuye bikangeza aha, nimba imubwira arapfa kabiri kunduta. Bibiliya ivuga ngo ni inzabya zitanganya iki? Zitanganya gukomera. Ariko hari abantu nge nabo dukoraniza mbibabuza, ndabasabye ibintu bizajya bigorana muri pastoral. Nimba ari ibya twize mwamenya abadamu badahari, ntimukaza mubibabwira. Ariko nibibananira mubibabwire nta kibazo. Ariko nge sinshaka kubimubwira. Nazaga ntungurwa n'ibintu bikakaye byatumenye umutwe muri gerisi Bujumbura n'ibiki. Agatungurwa nuko abimbwiye nyuma y'amezi 5, akambwira ngo yabibwiwe na pasiteri runaka mu bo dukorana. Uyu yananiwe kubihisha umugore we arabimubwira, none ararushahuye n'uwanjye agize gute arabimubwiye. None we rangiza madamu rega hatangira kuntonga, kubera ko utabimbwiye, kuko utambwira ibiko abandi bo babimbwiye gute? Nuko utanyizera. Nyuma mbona kumwicaza ati kubwiza ukuri, sinshaka kupfa vuba, sinshaka ko urwara ibiki, sinshaka kucuya ngo wagize gute, kuremererwa na biriya ntugire ngo bigenda bityo.
ntabwo bishobora kugusiga gutyo. Kubw'iyo mpamvu, niyo mpamvu wibera amahoro nibisekura bisekure ngenyine, hanyuma uzajya umfasha gusa uburyo mbyibagirwa, icyo uragishoboye, ariko kugira ngo ngenze nzana imyanda yose nyiguteho ntabyo nzakora. Niwe mudamu wabaye atagira stress imyaka yose, nta kintu kimukorogaza. Keretse ubu nyine ko yabaye umushumba nawe agiye gutangira, nimubona yagondamye muzamenye ko yatangiye guhura n'ibibazo by'ubushumba. Singahe iyo ni mushiki wanjye, inzobe yawe ntizihinduka, ariko ejo bundi bagusutseho amavuta nzasange warirabuye. Nzahita menya ko ari imitwaro y'igishumba kera yatangiye kugira gute, kukuremerera no kukuvuna, kwikorera ibintu n'ibindi. Niko bigenda. Abadamu benshi mu ngo bikoreye ibibazo bikomeye babuza babarwanaho, ngo babarwanirire bagerageze kubihagarika, bakunde bagumane sekirite yose n'amahoro yabo. Amahoro yarabashiranye, uzasanga ibikomere biri mu ngo. Nicyo gituma benshi uzamva basigaye batinya ingo, abandi bazivuga nabi, ariko niba ari ahantu heza mu isi yababaho ni mu rugo rw'abashakanye. Turi kumwe tuvuge haleluya. Niyo hantu honyine njya ndambirwa kugera n'iwanjye, niyo nangiye ahantu hose mba numva narambiwe ko ntaha bene uko, ariko umugabo byamaze gucanga asigara harambirwa, araharambirwa, agasigara hakwepa, agashaka ahandi hamufasha kumva guwe neza. Uzamenye ko ageze ku rwego rubi, azaba ageze muri koma y'abashakanye. Nasomye inkuru irambabaza, ariko kandi iranshimisha. Aha hantu havuze ngo, reka mbabasomere 30 Samweli wa mbere. Harya navuze Abamaleki batwika Isikuragi Dawidi adahari. Reka nsome. Nuko Dawidi n'ingabo ze bagera Isikuragi ku munsi wa gatatu, basanga Abamaleki bateye igihugu Ikusi n'Isikuragi, batsinze Isikuragi, bahatwitse. Unyumvire kuri kabiri, banyaza abagore banyazwe, n'abari bariyo bose, abato n'abakuru, ntibagira uwo bica, ahubwo babanyaze barigendera. Unyumvire ibyakurikiye. Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu, basanga bawutwitse, kandi abagore n'abahungu babo n'abakobwa babo banyazwe. Unyumvire kuri kane. Dawidi nabo bari kumwe, bahera ko batera hejuru, bararira, barahogora, bagezaho batakibasha kurira. Mana yanjye. Kandi abagore ba Dawudi, unyumvire, babiri, Ahinowamu w'umunyayezereli na Abigayili wari mukanabari w'i Karumeli, nabo bari banyazwe. Dawudi ntakigira umugore, abagore be banyazwe. Bitewe n'iki? Yatinze iyo yagiye, yatinze ku rugamba, yishimiye urugamba atindayo, kugeza ubwo rihinduka ikosa rituma abagore banyagwa. Ageze Isikuragi, asanga nta mugore n'umwe ubarizwa mu murwa, asanga nta mukobwa n'umwe ukihari, nta mwana n'umwe, bose banyazwe. Abamaleki babatwaye. Dawudi n'izi ngabo bicuza, kugeza ubwo ingabo zihinduka Dawudi. Si wowe watumye tumara iminsi 3 iriya? Iyo dukubita umunsi umwe tukagaruka, ntibyari amahoro. None gutinda kwacu gutumye abagore bagenda baranyazwe. Ubu tuzaba bande?
agahinda mu Bisirayeli katigeze kubaho. Urabona kugaruka mu gihugu ugasanga nta mugore n'umwe, nta mwana n'umwe ugihari, bose baragiye. Ibi biravuga iki? Hari ingo duhura nazo, ugahura n'umugore n'abana ugasanga sikuragi yabo ntibayiheruka, barayinyazo, bayikuwemo. Ubu ni inzererezi zizerera gusa, abagabo batwawe n'ibyo bahugiyemo, ingo ziranyagwa badafite amakuru. Ariko dukeneye abagabo bazi kurinda ingo zabo, byanaba ngombwa haba hari zatewe bakazirwanaho. Mumvugire ngo haleluya. Dawudi naramugayaho, cyo kimwe iri ni ikosa abagabo benshi bakora. Hari umugabo ucuruza, yabona business yaciyemo akayiheramo kugeza urwego business imwibagiza urugo rwe. Ntacitaye ku mugore, ntacitaye ku bana, ngo business, ngo ndabohereza udufaranga, ngo ndabagurira uduki. Utwose nitwo bakeneye. Uraruta ibyo. Umugabo araruta ibintu, umugore araruta ibyo bintu. Dawudi kuryoherwa nuko urugamba rumeze neza bitumye atindayo, none abagore baragiye. Abagabo bitaye kubigezweho kugera ubwo bibibagiza ingo zabo. Reka mbabwire ngo igisigaye ni kimwe, muzasanga sikuragi zanyu zarasenyutse. Hanyuma igikurikira ni iki? Nagahinda mu ngo. Kubera iki? Gutawanyika cyane no kubura cyane, ugasanga byararenze urugero. Kunda guhura n'abadamu benshi bagira abagabo bakunda inzoga, akubwira ati agahinda karenda kunyicira muri iriya nzu, ntaco nyibuzemo, ampa amafaranga pe, ibiryo biruzuye, imodoka yarayinguriye, ariko ntawe njya mbona, simubona. Ataha bugiye guca, aza yasinze, hanyuma agahwera gapfa. Yahembuka mu gitondo, abana bamara icumweru batamubonye mu maso. Hanyuma nanjye nkazinduka ku kazi ntamubonye, akiri mu gitanda, tukamara icumweru ari uko bimeze. Akakubwira ati agahinda karanyishe. Kandi umugabo yamaze ati nibiki? Ati kabebe niko abagabo bameze. Tuva mu kazi tukajya mu mipango na business kuyapangira hamwe n'abandi bagabo. Kuyapangira he? Ngo mu kabare. Muri iki gihe uwagerageza kugira ubushakashatsi wasanga abagabo benshi mwisi, apana mu gihugu mwisi, ubu akabare karabokipye kurenza imiryango yabo. Ibihe bagira mu kabare ntibingana n'ibihe bagira mu ngo zabo. Abagabo babaswe n'inzoga, arambirwa ko akazi gashira, ngo aje mu kabari bahurira n'inshuti zisa nawe. Ariko abagabo bose b'abanyamwuka w'Imana, arambirwa ko akazi karangira, ngo ajye mu rugo arebe madamu n'abana be. Aba bagabo ntibasa, harakabaho abagabo bakijijwe. Abagore mufite abagabo bakijijwe, muze mwicara nimubona ukwezi kurashize cyangwa 3 basi mu gihembwe, umusohokana ujye kumusororera. Nushaka ukore mu ikofi ye uyakuremo, numara uje kuyamusororera. Umugabo umara iminsi 30 atahiwe mu rugo, anyura mu rusengero, yava mu rusengero agatahiwe. Aba bagabo n'imboneka rimwe. Aba bafite, mbwirira ukwegereye ngo niba umufite, umufate neza kandi uzamusororere. Abadamu babakizwa hari amakosa bigirira nabo, hari amakosa bigirira rwose. Kubera ko hasi ngo yarakijijwe, ni umunyamwuka, abavuga haleluya, agize gute ngo uyu nta kibazo, amaze bakirangaraho. Ugasanga ni nk'ibibebe biraho
basize amavuta gusa y'inka nta makuru ntibaza kugira ngo abone agaciro k'uyu mugabo amwiteho. Ikimaze kucumva n'abagabo benshi bakizwa kubera ko umugore habona uyu se nawe hari ikibazo ndabizi yarakijwe yarabatijwe ni umudiyakoni ni evangeliste ni pasiteri ni bishopu. Mwabadamu mwe urasabwa kurinda uriya mugabo. Umurinde gute? Hari impano zitatu Imana igiha umuntu zihebuje, impano zitatu. Impano ya mbere Imana igiha umuntu ni agakiza ka Yesu Kristo kaza kukumara ububata ngo kaguhuze n'Imana ishobora byose. Tikagira isoko, ni impano ihebuje Imana itanga. Impano ya kabiri Imana igitanga ni ukuguha urushako, kuguha uwo mushakana mu bana yamuguhitiyemo. Imukuye mu bihumbi by'abasore iramuzanye imubujije amahoro. Uko akubona arumva ari wowe umukurura. Nimba Imana iguhaye ikamukwemeza ku buryo yakubura ashobora kumva ko yahagarika n'ibyo akora. N'Imana ibikora. Iriya ni impano Imana yaguhaye. Nta mana ijya yemera kutunga ubana n'uwo mwashakanye nkaho mwaguranye. Ntabwo mwaguranye, nubwo bakwa ziriya nkwano ntabwo ari ukugura. Turiya n'udushimwe ntizinahagije. Ikizakubwira ko nta nicyo zimaze. Umunsi uzarwara ino cyangwa se ukarwara urugingo rumwe, kugira ngo baruvure urutoki ruruhe rube ruzima, babone ko rube ruzima bataruciye, rwagize ikibazo, bishaka kugutwara ubutunzi buruti nk'abagukoye. Ni ukuvanga ibyo bagukoye ntibirana habe n'urwara rwonyine. Iyo rwagize ikibazo hari abo bavura bakarukata bakagira rwonyine, ibizarujyaho biraruta inkwano bagukoye. Kubwiza ukuri urwara rwawe ruruta inkwano bagukoye. None se urumva wowe ungana gute? Uri impano gusa Imana yitangiye iyiheza uwo bashakanye, naho kuvuga ngo ibyagucaho ntabibaho. Impano ya gatatu Imana izitanga bisaka umuntu agomba kurinda byose ni igihugu. Impano ya gatatu ni igihugu. Utagifite ntiwagira urugo, utagifite ntiwagira agaciro, utagifite ntiwagira icubahiro. Ni impano eshatu zisaba ko umuntu wese azirinda ijoro n'amanywa. Arinda agakiza, impano itagurwa, arinda urushako, yongera arinde igihugu Imana yamuhaye. Edeni yawe yo kubamo kuyifata neza. Subiye kwa Dawudi. Dawudi namugaye ko yaryohewe n'urugamba agaherayo, abagore bakanyagwa agasanga nta mugore ukiriho, abagore be babiri bagiye ntibaheruka, abana bagiye. Ariko ikindi mushima, reka mbasome. Kuri 7 Samuel wa mbere 30:7. Maze Dawidi wumva icyo yakoze amaze gusanga nubwo umugore abagore bagiye, sinshobora guceceka, reka ndebe ico nakora. Yakoze iki? Maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanira efodi hano. Efodi yambaraga abatambyi, yinzanire Dawudi ngende nambaye inyambaro y'ubutambyi, nambaye n'iy'urugamba byose, kugira ngo Imana ibone ko njyanye n'amavuta y'Uwiteka ntayasize y'ubutambyi. Ndakwinginze nzanira efodi. Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izo ngabo nzazifata? Aramusubiza ati, zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Nimumvugire ngo haleluya. Mbwirira ukwegereye ngo ibyagiye iwanyu bizagaruka.
niba ari ibyishimo byavuye iwanyu, Imana ishobora byose irabigarura. Nimba hari umugisha wanyazwe, irawugarura. Niba ari icubahiro mwatakaje, hari Imana ishobora byose izabigarura. Ibanga ryo kugira bigaruke ni irihe? No kwambara efodi, imyambaro y'ubutambyi. Icya kabiri ni ukugisha Imana inama ku by'urugo rwawe. Mana, ibi bintu byaducitse nkora iki ngo bigaruke? Mbigenze nte kugira ngo mbirwaneho kugeza bigarutse? Imana aramubwiye ngo genda bakurikire, ndabakugabije. Yahagurukanye n'abasirikare barya 600. Aravuga ati mungurikire tubakurikira abanzi, tuje kugarura imiryango yacu. Uwiteka yabyemeye ko ari kumwe natwe. Bahise bagenda ngo bagere kure. Ingabo 200 zirananigwa kwambuka umugezi, biranga zisigaraho. Dawudi aravuga ati nubwo zishira, izisigara turagera nayo. Ntukareke ibyiza kubigarura no kubirwanirira ngo abandi barabiretse. Hari abantu umugabo ashaka kubwira umugore ariko kuki ibi bintu ko ari byiza, kuki ubireka? Akavuga ati ndabona n'abandi batakibyitayeho. No, ikintu cyose uzi ko congera agaciro ku rugo rwanyu, ikintu cyose uzi ko ari cyiza mu muryango wanyu, uzakirwaneho kugeza ukigaruye. Ntukemere ko kiyenda, tukabyemere rwose. Izo yasigaranye aravuga ati mwebwe muracafite agatege? Ati turagafite. Bariruka baragenda kugeza ubwo yafashe, nimba ari umufilisitiya ari umuki watakaye nzira muri bajya banyaza abagore babo, aramugaburira, mugirira neza, amuha imbuto, amuha byose, aranywa, imbaraga ngo zigaruke. Tubwira amakuru iyi miryango yacu mwayijyanye. Arambwira ati ndahazi, ndahira kuwiteka kutazanyica, njye kukwereka kuyobore kugeza iyo bari, ntacyo nzagutwara. Arabayobora agerayo. Kubera ko Dawudi afite ishaka kandi ajyanye n'Imana, yagishije inama, yarabakurikiye kugeza ageze mu Bamaleki babatwaye. Imana ngo irabamugabiza. Ndasenga ngo uyu mwaka ugiye gutangira uraje, Imana ikugabiza Abamaleki bamaze uburyohe bw'urugo rwanyu, umugisha ukabashiraho, ntacyababuza gutera imbere. Mufite Imana, mufite igihugu, mufite amaboko, mufite ubwenge, habuze iki? Ibyo ni Abamaleki babitwaye. 2023 ibyo Abamaleki batwaye mubikurikire mu izina rya Yesu kugeza mubigaruye. Imana ishimwe ko muri 21 mwabagabo mwe n'abagore nimunyemerere iyi minsi muyisengana umwete, muyisengana umwete nk'abashaka gukurikira Abamaleki no kugarura ibyabo byaragiye. Mubwire Imana ko mushaka umwaka musha wo kugarura byose kuko Dawudi yabigaruye. Ayo mahirwe Imana irayatanga. Ubwo aya masengesho ubundi mu gihe cya Dawudi bayitaga ko ari amasengesho yo kugisha Uwiteka inama gusa. Umwaka uza Uwiteka we uzaba usute, umuryango wanjye n'urugo rwanjye tuzaba dusa gute, tuzagera kuki? Aya ni amasengesho yo kugisha inama Uwiteka gusa. Nimubikora gutyo hari ibyo mwatakaje bizagaruka, ubwiza bw'iwanyu buzongera bubeho, ibyishimo muzabe. Bibiliya yavuze ngo bararize ingabo aho ziririra, ingabo ntizizapfa kurira, ariko ingabo zararize kugeza ngo ubwo zihogora zigeze ubwo ijwi ritagisohoka. Uranyumvira urwo rwego rw'agahinda? Hari abadamu duhura nabo bakatubwira ati urushako rwanjye rurimo agahinda kakandi. Hari bamwe natangaye, umudamu akavuga ati byanteye kurwara pressure umutima, narwaye umutima kubera umugabo twashakanye. Hari umwe barakoroganye bansaba ngo mbasengere, umugore ndamusengera ngo bukeye barakorogana, umugabo aramuhahamura kugeza ubwo
yongera agira crise y'umutima kandi ntayo yagiraga, ajya muri koma, bamutwara mu bitaro, ntavuze hano hafi nako kugira ngo agende, baramubwira baramamagara, Yesu amutaye mu nzu, umugore wawe yagize crise bari muri koma, gerageza ushaka imodoka uburyo ajya kwa muganga uze umufate. Arababwira ngo no, ntabyo nemera, ibyo mwihorere. Barampamagara saa 7 z'ijoro, Imana irabafasha, nza ndyama ndinze, na telefone isonye bwa mbere, isonye bwa kabiri ndayifata, ngo nitabe. Barambwira ati dutabare, hari umudamu ugize ikibazo yitwa naka, yaje kukureba, yagize crise kubera ibyo umugabo yamukoze, none yagiye muri koma, wadufasha imodoka ikamutwara. Mpamagara umwana w'umushoferi wanjye dukorana, ndamuhamagara, ubwo twakoranaga iminsi yose, ubu dukora niyo ngiye mu ntara gusa, namufashe kugura moto, none yarantaye sinkimubona. Icyakoretse niki, ndamuhamagara, araza afata imodoka, aragenda aramufata, aramutwara. Agarutse arambwira ati umudamu yari yapfuye, arambwira ati yaratarashaka. Niba ari uko abagabo bameze, ni inyamaswa gusa, kugeza umugore amera kuriya agapfa bene uko. Umugore amaze kugaruka ubwenge, yasubiye aba muzima, arataha, mutumaho turabonana kugira ngo tuganire. Ambwira ubuzima bwabo, ndavuga ati ndababaye rwose, bene aba bagabo sinzi iyo bavuye rwose. Nicyo gituma ndababwiye ngo nkurikije njye abantu maze kumva bafite ibibazo mu ngo zabo, waje gusaba ugasanga bishingiye ko umugabo adafite agakiza. Nicyo gituma navuze ngo abagore bufite abagabo bakijijwe. Ariko Mana yanjye, muze mubyina kado, uzubaha ibisirimba byabo gusa, mujye mubyinira Imana, muri abanyamahirwe n'ukuri kose, kuba Imana yarabateye iryo teka. Abagabo bataha mu ngo, abagabo basenga, abagabo batabafata nabi, muzabaha agaciro rwose, mubarwaneho, mubarwanirire, mwige namwe kugira gute kubitaho. Navuze iryo kosa abagore bakizwa bararigira, kutita ku bagabo babo, ngo ubwo bakijwe nintamwitaho se hari ikibazo, ntari bunte, ni umunyamwuka, bigatuma atamwitaho. Si umukozi w'Imana se? Umukozi w'Imana se niwe utazawitabwaho? Ndagusabye ujye umwitaho kugeza ubwo nawe avuga ati ndakurahiye, nubwo bavuga ngo abashakanye bose batandukane, n'Imana ibivuze, bazongere bashake muri 30, akaba yavuga ati nuriya mugore nakongera gushaka. Murabyemera? Tuvuge haleluya. Ndi kumwe na Betty, ni ukunda kwirata cyane, urumiyanire n'umugabo, ariko ndayigushima. Abagore bose babikoraga nkawe, yabonye ujye ufata umugabo we ndumirwa pe, bitangaje. Kandi Imana yaraguhishuriye cyane, wowe ari kugira n'umugabo mwiza w'imfura w'umukristo. Ta kintu kinshimisha kubona Dawudi agarura aba bagore n'abana bose, urugamba ararurwana, bose arabafata, bose arabagarura, ngo agarukana n'iminyago yabo banzi babo, afata amatungo n'ibintu byose aragarura. Aravuga ati ibyo mwatujyanye si byo ngarura, ndabigarura, nirihe n'ibirenze ibi. Bivuga ngo iyo warwaniriye urugo rwawe, ntuguma mu byo wabagamo gusa, ujya kwisanga mu rundi rwego, wagaruye n'ibindi utigeze gutunga mu buzima. Ariko iyo warekuye amaboko ngo ibi byarananiranye, nta kundi bya ndebera abandi bavuze ngo ntibigishobotse, barabatwaye. Dawudi ati tugishina mu Uwiteka tuzabagarura, turwanirira imiryango yacu kugeza bagarutse. Kubera Imana bafite, nta kidashoboka ufite Imana. Nimba hari ibyavuye iwanyu, tangira winginge kandi ubwira Imana ngo ntuzahagarara bitagarutse. Dawudi yarabigaruye. Dawudi yari mwiza, agarutse
asubiza abandi bananiwe kujyana nawe bose, abasubiza abagore babo. Ingabo ziramubwira ngo bahe abagore n'abana, ariko ubutunzi twanyaze ntubahe. Dawudi aravuga ngo nubwo bananiwe ni abagabo kandi ni bene wacu, turabisangira byose turabibaha. Bibabaza babo, ariko Dawudi arabibaha. Aranavuga ngo ribaye itegeko muri Isirayeli ngo kugeza iteka ryose, abatabaye nibaza n'iminyago baze bayisangira n'abasigaye. Imana nibagirira neza muzabigeze no mu miryango y'iwanyu itaza ayo makuru, bazamenye ko mwahuye n'Imana ishobora byose. Reka nsoreze kuri uyu mugore Abigayili. Ni Samweli wa mbere 25 ku murongo wa 3. Ndibaza icyo gice cyose niwe kivuga, ariko yantangaje. Sinari ko umugore yarwanirira urugo by'ukuri, nari nzi ko abagabo ari bo bafite inshingano yo kurwanirira urugo, ariko nasanze umwe wese afite uko yarurwanirira byanga byakunda. Nimba umugabo arurwaniye kurushakira ubutunzi, umugore nawe agiye kururwanirira mu kwita ku mugabo n'abana, kubagira mu buryo Mana yanjye. Umugabo umufata nka kurya ufata abana bawe. Hari kosa nabonanye abantu benshi bashakanye. Uzi ko iyo abantu benshi bashatse abyara umwana wa mbere, ni ukuvuga ngo ku ijana agahita akuraho 20%, agasigira umugabo 80. Yabyara uwa kabiri agakuraho 20, umugabo agasigarana 60. Yabyara uwa kangahe wa gatatu agakuraho 20, umugabo agasigarana 40. Abaza babyara benshi yageza kuri bangahe, imyanya akagenda kuraho, umugabo akageza ku rwego atakibona mu rugo. Ibyo yakorerwa guko yitabwaho yashwe. Niyo umugabo agize ngo avuga ngo ntubona abana, ngo ko ndi kubitaho, ngo ndeke kugira abana ibi, ngo ngiye kugufasha ibi, ntubona ko mfite umwana, ngo nkuzanire ibi ngibi bene ibyo. Reka mbwira abashakanye muri ririya ni ikosa ribi, muzaryihane mu izina rya Yesu. Ngewe nababwiye ko urwacu ruhora rwishimye imyaka yose, kubera ko nge nabigizemo uruhare kururwanaho. Ngira abana 5 kandi ni beza, bateye imbabazi mu buryo nta mubyeyi utogira imbabazi z'abana be, twese turazigira z'abana bacu. Nanjye uko bameze barahagije ko batera imbabazi, ariko nta munsi na nyina nzamubwira ngo turabizi utu nudupasaje tuduhaye indaro nutugenzi ko turagenda, ejo bundi utu twose tuzadusiga, twisigaranira aha 2, badusanze 2, bazadusiga 2 bagende. Nimara ngo ufate nabi ngo nutundi kwitaho, ejo bundi tube turancitse turagiye, hanyuma nzoje kwitera hejuru naramaze kukuremamo uburoberi tazagukuramo. Cyo tumbwira ati iryo kosa sinarikora rwo, nzabitaho mbakorera ibisabwa nk'umubyeyi, ariko ntibazandutira nyina. Pendi bishoboka rwose. Niho nabimwiraga ejo bundi, ntubona se ntuko basigaye ajya ku ishuri n'ihande bakadusiga. Icyakabiri ejo bundi we burashatswe we buragiye. Nanagizemo ikibazo, nimba ari ikibazo sinzi. Hakaza imiryango ivuye Amerika naye ngo baje kunsaba abageni, bashika ati nkabahamagara ati muhagarara, mubwira imyaka yawe, babwira imyaka yawe, babwira imyaka yawe. Bavuga imyaka ngo ubutubare ngo tubaye dusubiye ngo tuzagaruka. Ibintu bene bijyona biteje ikibazo. Ubu ufite imyaka 14, ubundi agakuru gafite 17, ugasanga imiryango k'13 ngo yaje gusaba abageni. Niyo nabwe mama wabo toke, tubibona se bazagendera nurushaka uzareke bagendera umunsi umwe, nanone dusigare twenyine hakiri kare ni hahandi. Uduhungu navuga ngo wenda ngo tutwosigarana ni gitanga. Iyo twicaye tukavugana itava ngo ngiye ngo nindangiza ngo aya mashuri, ngo ndashaka ngo kuzahita nubaka ngo inzu yanjye, mukajya kuba mu nzu yanjye, ngo nibyo numva, gukampa ngo kamodoka kanye tuzakishakire, nzaguha ikibanza gusa wiyubakire, icyo cyo nzakiguha.
turi kumwe tuvuge haleluya. Mbwiriro mwicaranye ngo abari abana n'abapasaje nushaka ntibakarute se, ntibakarute papa wabo. Uriya niwe mpano Imana yaguhaye yiteka ryose. Naho bariya n'abagore babandi ni n'abagabo babandi bafite abo bazitaho nabo. Gumana uwawe. Benshi bajya gusigara bonyine byarapfuye batagifite aho bazabigarurira. Nico gituma usanga babona buragiye bakagabura inzu, umwe akajya muri nord undi akajya muri side. Kubera iki? Nta cyaba kikibahuza n'ababana babaga nk'ababahuza. Gatabana n'abahuza bakomeye mu bashakanye. Iyo mwirakaje, iyo mufite abana ntimwamara dejuru mucirakaje batarabakoroga ngo museke. Abana buriya ni beza nabo kandi. Ngahe noneho baragiye musigaye mwenyine, niho noneho kurangara kose uburangare bwabayeho n'ibyo mutakora niho bizagaragara. Bivuga ngo umugore afite ibyo agomba kurinda ku rugo rwe, umugabo afite ibyo agomba kurinda ku rugo rwe. Abigayili amenya ko umugabo yatutse Dawudi n'ingabo ze. Dawudi aravuga ngo ntawo kwa Nabali nzasigaho ndabamara ijoro rimwe. Amakuru ngagere ku mugore. Umugore aho gupanika cyangwa ngakora ibindi bikiyisaze zico yakoze, yaravuze ngo ibyo umugabo atahaye Dawudi ndabimuha byose mbimushire kandi mwibanga no mugabo atabimenye. Ibisaba kurengera urugo rwawe nibizasaba ko bimwe bikora mwibanga uzabikore, kugira gusa ngo ururengere rubashe kubaho. Yakoze iki? Araba inyama arabaga, imbuto aratwara, amafara atwara, ashira Dawudi. Indogo barurira arabijyana ngo agereyo ngo amubone Dawudi. Dawudi nawe amubonye, umugore ariruka yamanitse amaboko ngo ashika mwikubita imbere mu birenge, aramufata atumuja wawe nge imbere yawe uyu munsi ungirira imbabazi ibyaha bya Nabali. Aramubwira ngo izina niryo muntu agira ribi, muze mwirinda n'amazina mabi. Yagize izina ribi bimutera n'umutima mubi. Aravuga ngo Nabali ni ikigoryi ngo uko yitwa ni kwari. Umbabarira ibyaha bye kandi wirinde kwitaha amaraso ya kiriya kigoryi. Imana itazabikubaza. Nyagasani ntiwite kubye. Avuga amagambo ntarumva n'undi muntu. Araruhahanurira Dawudi, araruhatangira kumubwira kw'Imana ikiganza cayo n'isezerano ryayo ninakugira umwami uzibuka umujakazi wawe. Kugeza ubwo amuhanurira ko azaba umwami, kandi yari yahunze. Ari naco umugabo we yamututse ngo hari abantu bataye basebuja ngo muri iyi minsi baba bahunze bakagira gute. Dawudi yamuragiriye amatungo ye n'abagaragu be mu ishamba amezi arenga 6, ntihapfa nimwe, ntihibwa nimwe, ntihanyagwa nimwe. Dawudi ari uzirinda. Ubwo nyirazo yaje, reka mutumeho basi ampico ngaburira ingabo zanjye. Aramutuka ngo yibuke uko yamurindiye amatungo. Dawudi aravuga ati ndabimaraho ndasize na kimwe. Umugore aragenda muryama mu birenge. Babarira Nabali iki kigoryi. Avuga amagambo ko kugeza ubwo Dawudi amubwira ati madamu we ndabiretse ndigaruye kandi ungiriye neza kunkiza amaraso y'uriya mugabo. Igihe kidatinze Dawudi ntiyabaye umwami. Yarangiza Imana ngikica Nabali kubera imuhoye amakosa yakoreye Dawudi. Uwasizwe se wagize ngo yapfa kuvogerwa Imana igaceceka. Dawudi yararakaye, umugore aramuhosha, ariko Imana yo uburakarira bigumana kugeza ubwo yica wa mugabo. Ngimwice Dawudi ngamenya amakuru, atuma intumwa kwa Abigayili. Dawudi aravuga ngo sinakwemera kubona Abigayili ari umupfakazi. Mubyibuke ko gusubiza kwa Dawudi Abigayili bigereranywa no gusubiza kw'Imana iyo yishimiye umuntu, mibereho n'ubusabana agirana nayo bituma Imana yarema ikintu kidasanzwe. Aravuga ngo ubupfakazi bwe ntabwo nakwishimira, nzamushaka abo umugore wanjye w'umwami Dawudi.
yaramushatse niwe ari umugore we ibwami kwa Dawudi. Abigayili yagiye ibwami. Ubwenge bwe bwari butangaje. Dukeneye abagore b'abanyabwenge bameze nka Abigayili babasha kurwanira ingo zabo, bakarengera abagabo babo, bagatwikira amakosa yabo. Hari abadamu bagira abagabo nyine b'abanyamakosa, bamwe ari buritare baza barakazwa n'ubusa. Hari uwo nigeze kubona i Bujumbura, bararwanye biracika, baradutumaho ngo tugereyo. None se byahereye kuki? Ati dukunda gupfa utuntu tumwe na tumwe atari kwe ico twapfuye. Ati uyu mugore ntajya yumva. Ese ni ibiki? Ati umugore uzuja kwiborosa, none nkubitwa n'inkuba. Kwiborosa kuvuye mu kibazo. Uja kwiborosa, korogate ntamenye kuyikanda turutse inyuma ngo afyonde neza, agatware buhoro, akama azamba kubita igikumwe hashikiye hano hagati, ariruka ajya kuyizana. Ati reba nawe ukuntu bimwe byamanutse ibindi biri haruguru. Ngo marembaza umugore ze mada byagenze gute, uzuyihonda gute? Umugore tumve rero umukozi w'Imana, twari twagiye turi babiri. Atumve nkubwire, ati mu byukuri, ati korogate namenye ko iba muri aka kantu kandi karapfundikiye, byamanuka byazamuka birongera bihure kandi bizashirira rimwe. None ndaziriki aho nkanze hose hari ikibazo, hari aho yagiye. Umugabo ati urumva mukozi ntiwumva ko yananiranye ikigo? Erega ni ikigaba na pasito cyara ni ikigaba gute umuntu unaniwe gufyonda? Yego mana, ni iki kibazo cyaba? Nico cyaba barwaniye muri dushe, aramukubita amakofi, induru ziravuga ngo yakanze nabi. Iki kigabo si Nabali. Uyu mugabo urumva atari Nabali. Wafyonda haruguru cyangwa ugagira hagati, izashirira rimwe. Noneho kuja kubakiza icyo nakoze, navuze tuve guhera uyu munsi ibi ntibikagaruke. Noneho madame, ibintu ni bibiri. Urakora umwitozo wo kuzaza ufyonda uturutse inyuma, utware gahoro muri ritime nziza ko yabikunze, cyangwa nimba kitabayisha kuva uyu munsi muzajya mugura ebyiri, agiriye nawe ugiriye yawe, kandi muze mugura izidasa, naza n'umutuku za n'icyatsi. Hanyuma iyawe azaza asanga ifyonze hose, nawe ashorere neza. Ngomare ntimufukame basengere, barapfukama mufatana ibiganza barabifatana. Ikibazo kiba kirashize. Guhera uwo munsi bagura korogate zibiri. Intambara yabona yarangiye. Kugeza uyu munsi ndasubira kumva ikibazo, kuko niyo byabaye abakristo bacu Burundi bikibaza banyandikira. Niho navuze ati noneho ndumiwe. Uzi kwingo zuzuye ibigoryi gusa zirimwe abagabo ubona ko gute icyo kintu wagikubitira umugore, korogati itasohotse ngo imeneke, irimo nubwo yamanutse irepfo ariko irimo. Abafite abagabo barakara vuba, abafite abagabo bafite utundi tuntu utagize, birasaba ko abagore b'abanyabwenge bari ku rwego rwa Abigayili bagakuvura ziriya ntege nke zabo, bakazitwikira, bakarinda urugo rwabo rukabaho neza. Imana yagaruriye Dawudi umuryango. Imana yatumye abagore be bagaruka, sikuraga ikongera ikubakwa. Niyo Mana nsenga ngo isubize ingo zacu twese muri Edeni, dusubirane ibyiza byatakaye, tugire ka gaciro, ingo zihora n'ubwiza bwo gusazana. Muhaguruke ku maguru dusenge. Dusengera ingo, tubwire Imana aya masengesho ntagenda atyo adasize ikintu gisha mu rugo rwayo. Ibyatakaye, ibitariho n'ibitarahabaye, Uwiteka bibagarurire. Aho urugo kugenda rusaza ruba rubi, ahubwo mugire ingo zigenda ziba nziza ku rwego mutigeze kubona. Data mu izina rya Yesu,
duciye bugufi imbere yawe twinginga. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ibirema, uri Imana ibikora. Niwe uzi ukosora ibintu byose ukabisubiza ku murongo. Ndakwinginga mu izina rya Yesu, reka tumanike ibiganza byacu tuzamura imbere y'Imana. Gitare cy'amahanga tuzamuye ibiganza imbere yawe. Wibuke ingo zacu, wibuke imiryango yacu, ibyapfuye ubizure, ibyanyazwe n'abameleki bigarurwe. Igihe ciza congere gutaha iwacu, dusubirane ibihe bisha, dusubirane wa munezero, tuzawusazire nk'urutu wa mbere. Iminsi ya nyuma izabe myiza kuruta iya mbere. Imbaraga zose zivanze mu miryango y'abana b'Imana, ndasaba marayika Uwiteka ushinzwe operasiyo kunyura muri izi ngo zose, akagarura ibihe byiza, akagarura ya migisha, akagarura ya mahoro, akagarura bya bwishima, akagarura za mbaraga, akagarura bwa busabane, byongere bigaruke mu izina rya Yesu. Imyuka mibi yivanze itazwi ibakoroga bakabura icyo bapfa, irimburwe mu izina rya Yesu. Uru rusengero rwuzura imiryango izaba icyitegererezo mu miryango. Abera bose abakumenye n'abakijijwe baba intangarugero n'abandi bazareberaho. Bikore nyiribihe, bikore nyiribihe. Abakomeretse n'abanyazwe, Mana uyu munsi bari mu minsi 21 ngo bakugisha inama. Ese babigenze gute ngo ingo zabo zigaruke? Babigenze bate ngo ingo zabo zongere kubakwa? Bemerera ubutabazi mugendane, bemerera imbaraga zawe zibabeho, ukuboko kwiza kubatwikire wigaragaza, bakugirireho umugisha, bakugirireho umugisha. Bamwe abameleki babambuye umugisha ntawo bakigira, ubutunzi bwaranyazwe, bwaroye he? Barakugisha inama ngo babigenze bate kugira ngo bugaruke. Nyemerera uyu mwaka ubu wa nyuma, aho batsindiwe ariho batangira gutsindira. Ibihe byiza bigaruke, umugisha ugaruka, amahoro agaruka, ibituma urugo rwabo rubaho mu munezero byose Uwiteka bigarure. Dukandaga inzoka na sikorupiyo zose zirwanya imiryango. Ndabizi ko umuryango wa mbere wasenywe n'inzoka bitewe n'uburangare bw'umugabo utarinze urugo rwe. Yararangaye kugeza ubwo inzoka irwinjirana. Nyemerera mu izina rya Yesu, inzoka imenye umutwe mu izina rya Yesu Kristo. Edeni yabo ye gusenyuka, babeho neza, bahimbaza icyubahiro cy'Imana. Tugushimiye kuri agakiza kacu, uri imbaraga zacu, utwubakiye imiryango, natwe tuzabaho dushima kwera kwawe. Abagore bazana n'abagabo babo mu materaniro mu nzu y'Imana, batahana banezerewe bishimye, bafatanya amaboko, babwirana amazaburi n'ibihimbano. Iyo niyo miryango dukeneye. Urakoze kubyumvisha ubikoze, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Amen, amen. Maze iminsi mpayinekeza ijambo rivuga ngo umugore wese w'ubwenge yubaka urugo. Icyo kintu muracumva? Igipfapfa kirarusenya. Mu mpano yavuze eshatu Imana yahaye umuntu, muribuka agakiza, urugo, igihugu. Imana yatanze izindi mpano zibiri, kamvuge eshatu. Yatanze izindi mpano eshatu zidufasha kurinda izo mpano: agakiza, umugabo cyangwa umugore, n'igihugu. Yatanze izindi mpano eshatu zidufasha kuzirinda. Iya mbere ni ubwenge. Niyo mpamvu birivuga ngo nubura ubwenge zakureka. Buriya iyo na Abigail abura ubwenge, rwari kuba rushize, umuryango wabo wari kuzima. Iyo abura ubwenge, ya magambo yabwiye Dawidi akaba ari yabwira Nabali, Nabali yari kumwica. Nabyumvise? Buriya twebwe dusoma Bibiliya, dusoma ibyo Nabali yavuganye na Dawidi, ariko Nabali
amen, tukasoma n'ibyo Abigayili yavuganye na Dawidi, ariko Nabali we ntiyamenye ibyo Abigayili yavuganye na Dawidi. Iyo abimenye ngo amaze kuvuga ngo izina niyo muntu fini, cyumvikanye. Rero uzirinde kuvugana n'umugabo wawe amagambo ngo ayumvire hanze. Nimugira nibazo no mu cyumba umenye ngo ese ndayatwara gute. Impano ya kabiri Imana yatanze ni umwuka wayo. Njambwira abantu ngo umwuka niwo mukuru w'ubwenge. Hari abantu benshi baba mu mwuka ariko basana. Iya gatatu ni amasengesho, amavi. Izo mpano kwaresha tuzikoresheje worinda agakiza, worinda urugo rwawe, worinda n'igihugu. Reka twumva abantu babaza ibibazo. Twakiriye Betty, ni mushiki wanje mu Bagunga. Siko bimeze? Biriya yena banza apotre atarabizi. Yarabikubwiye. So nishimiye kumubona. So ubwa mbere ugeze hano wahakunze, harasa neza. Komera Imana amashi. Now reka twumve Zakiya abaza ibibazo, ashobora kubariza abandi kuko ari we wayoboye gahunda, hanyuma na Joseph arabaza. Amen. Murakoze kumpa umwanya wo kugira ngo mbaze. Nagombaga kuba nabarije hariya kubera ko njye wayoboye gahunda, ariko ndayifata nk'amahirwe. Nagiye nandika utuntu dutandukanye twagiye dusubiza utwo bibazo nari mfite, ariko soreza ku kibazo kigira ngo ni gute wazahura urugo ruri muri koma. Waruzahura ya wagarura ubuzima muri urwo rugo ruri muri koma. Nakoze cyane. Urugo ruri muri ICU no kuvuga ngo umwuka waheze, ruri kuri bombone. Hari ngo ziri kuri bombone, turazisengera zive kuri bombone mu izina rya Yesu. Joseph reka babarize rimwe asubirize rimwe. Murakoze cyane. Umenye ngira impano yo kubaza mu byihanganire niko bimeze. Kibazo cya mbere kirahera aho wahereye. Wavuze ko kimwe mu byo ukora kugira ngo urinde umudamu wawe nuko umurinda ibibazo wahuye nabyo. Nyine nicyo kimwe wavuga nk'ibintu nk'abingahe kugira ngo dufashwe. Be yayo iravuga ngo nubwo utatinze kubana, ni nkaho abarimo bakumva ni nkaho utabitaho cyane, ariko ndabizi ko bitaho cyane. None se bo ubarinda gute? Icyo ni be y'icyambere. Ikindi kibazo ni kijyanye na divorce, kandi ndabaza na bishop kuko muri abashumba. Kera aho twakuriye, njye nsigaye nsubira inyuma, aho twakuriye hari ikintu twari twaratojwe cyitwa indoha. Cyabaga mu mutwe, waba umunebwe wagira gute, wari uzi ko kuvunja indoha ari icyaha gikomeye, kandi twarabitinyaga pe. Kandi indoha gusenya isezerano mwagiranye n'uwo mwashakanye. Gusenya isezerano n'uwo mwashakanye bumvaga ari cyo cyaha ngira ngo cya mbere. Waba uri umunebwe, waba ugize gute, ibyo bintu twarabyirindaga. Kandi n'itorero rikagiramo uruhare. Iyo wabaga warasenye, ntabwo wapfaga kubona undi mugina ahandi, ndetse ni nkaho byasaga nkaho uwashenye yafatiwe ambargo, ntabwo yapfaga kubona ahandi. Ariko ubu ngubu birasa naho atari ko bikimeze. Narimo nshaka kubabaza ngo muri icyo gicaniro cy'ubuzuzi hari ikintu mubivugaho, cyangwa se muri za interchurch hari ukuntu muvuga
kuko uri mu gusanga umuntu yashenye yongeye gushaka yagiye mu rusengero runaka bamushingiye ni mu mujyi umwe ni no mu itorero rimwe ibintu nk'ibyo niki muri mu mibikoraho nk'abapastori mbabajije mwemi nk'abashumba murakoze Imana ibahe umugisha. Amen. Nafashijwe n'ikintu ari nacyo ngiye kubaza. Hari ahantu yavuze ngo ntibishoboka ko kapo yafashe umusaraba abo bantu bashobora gutandukana. Uvuga ngo umugabo yafashe umusaraba n'umugore afata umusaraba, abo bantu ntibishoboka ko batandukana. Ndetse abigereranya n'ukuntu Kristo adashobora kugira amatorero abiri, ni nako n'umugabo adakwiye kugira umugore wa kabiri. Cyangwa se nimba Kristo adashobora kureka itorero, ni nako n'umukristo adakwiye kureka uwo babanye. Ntibaza ni ryari ese umuntu ashobora gufata umusaraba bikagera noneho ahawurekura, cyangwa wawufashe ntiyawurekura. Cyangwa se mvuge umuntu yakijijwe nyabyo byo gukizwa atari ukwibwira ko yakijijwe, ahubwo yakijijwe ashobora ako gakiza yakareka, kuko nimba uwo muntu yakijijwe, numva nimba yakijijwe n'ubundi yakijijwe yamenye ukuri kandi yabatutse n'ubundi yafashe umusaraba. Mbese umuntu wakijijwe ndibaza ndetse ahita afata umusaraba cyangwa hari ahantu agera agafata umusaraba. Sinzi ko wenda biri buze ni ibintu bimwe kubiganisha ku kintu kimwe, nicyo nifuzaga kubaza. Reka turekere Scovia wa nyuma turangize kuri Scovia kubera umwanya na Serine babiri, abo babiri bicaranye. Murakoze cyane. Nje mfite ikibazo kimwe ni cyabaye ni nk'inama mbaza gushakana n'umuntu then mumaze nko kubyara umwana wa mbere ugasanga umugabo wawe afite sida cyangwa ugasanga umugore wawe afite sida, ukabibwira abashumba bakakubwira ngo ihangane mugumane, wabigenza gute? Murakoze. Ndacyakomeza nshimira Bishop kandi nshimira n'umushumba yemeye ubutumire. Aimable yarahagurutse ngira ngo agiye kubaza ikibazo nari nashatse kubaza, numva nabireka ako numvise atagakozeho neza, ndavuga reka nanjye kucyo yabajije ayiwe nanjye ngire be. Ngiye ikibazo cyanjye kiravuga gutya: mwese muramutse mukijijwe mwarafashe umusaraba umwe akawurekura, wowe ukiwufashe wabyifatamo gute? Murakoze. Dusubize ibyo ngibyo kabisa, ibindi amasaha yagiye. Apotre niwe wabajijwe, niwumva ko nakunganira urambwira. Okay. Rugo ruri muri koma rwayivamo rute? Ibintu bitatu Bishop yavuze mu kanya biriya bishobora gufasha umunyabwenge ufite ubwenge n'ubuhanga, byamushoboza uko ari buzahure mugenzi we. Amasengesho yamufasha kugira ngo amugarure. Byukuri Nabali yari muri koma, abagabo bari muri koma usasana Nabali yarageze ahantu azibukira urugara ruroshe rugiye gushira, siwe gusa n'urugo rurashira. Iyo atagira uyu mugore byari byarangiye, ariko umugore w'umunyabwenge uzi guca bugufi akamenya no gusenga byaramufashije kurinda urugo no kuruzahura rurongera rubaho. Ikindi nibaza, nimba ari umudamu umugabo wari ugeze muri koma, by'ukuri biba byiza ko umuntu amenya intege nke z'uwo bashakanye ku rwego rwuzuye, akamenya aho yahera kugira ngo amufashe kumubera igisubizo. Benshi bagwa muri koma kugira bayigeremo byagenze gute? Nuko uwo bashakanye ahagarara ku ntege nke za mugenzi we, ntahinduke igisubizo kizitwikira, ahubwo akaba ikibazo kuri za ntege nke z'uwo bashakanye.
niza muhondesha, niza mucurira, niza agira gute, icyo gihe ntuzimumara, ahubwo ni nko gusanga uwarashwe noneho ugasogota ngo apfe burundu. Ni ukuvuga ngo menya intege nke z'uwo mwashakanye zose, hanyuma nawe rero wemere ko Imana yakugize igisubizo cizi intege nke. N'ubundi huza babiri ngo batwikirane, udashobora kuyo ariho gushobora kundi kuza kuririra. Kuri ico ndumva nasubiza gutyo. Ibyatumye ndinda urugo rwanjye kimwe nakivuze, rukaba rwiza ntiriwe mu bibazo cyane kuri madamu, no kumuhisha, kutamwuriza ibibazo birenze gutekereza ngo agira ibibazo, agira ihungabana ry'ibibazo birenze ngo ibyamenaguye ngo nawe bimumenagure, bitamureba nkeretse ikimureba, ariko ikitamureba sinza ngo byagenze uko noneho biragize gute. Uko wapfuye arapfa kabiri. Ico catumye tabikora guki. Cya kabiri, kujya inama, kwicara tukajya inama, urugo rubeho gute, vuga ibintu ubona uburyo wifuza urugo rwabaho, abivuge nanjye nimara mvuga ibindi tumara tubihuza. Bimwe byiwe birakurwamwo n'ibyanjye, ibindi byanjye birakurwamwo n'ibye, kugeza ubwo dutoye umurongo muzima w'uko tugiye kubaho. Ibyo byaradufashije. Ikindi, gusengera hamwe no gusangira imirimo yose, tukaba turi kumwe nk'umuntu umwe. Icyo yarabaje hariya ko bihuyerekana gihuze cy'abana, by'ukuri abana bacu tubitaho ku rwego rw'abandi bose bitaho abana babo. Sinzi ko cyangwa niba turusha abandi ntabyo nzi, ariko abana bacu turabaganiriza mu buryo bwose, tukajya inama n'utazi kuvuga akayibamo. Twebwe tugira inama y'umuryango, tukagira amateraniro y'umuryango. Uko turushanya imyaka, ninjye mukuru mu rugo, nyobora umunsi wanjye, unkurikiye mu myaka ni madamu akayobora umunsi we, umwana mukuru umukurikiye kugeza kuri kajya gato karayobora, tukiga ku ijambo ry'uwayoboye yatoye uwo munsi. Iryo ari budusomere niryo twese tudebataho, tuvugaho, twamara tugatanga ibyifuzo. Ibyifuzo byo mu rugo twese turabitanga n'abana, tukabisengera by'umwaka byanditse ahantu, tukamenya ibyasubijwe, tukamenya ibitarasubizwa. Ibyo bigatuma tukagira mu rugo rwacu amadepartema, hari ushinzwe finance mu rugo, hari ushinzwe isuku, hari kumenya ngo amasabune, kumenya ngo ibiki, kumenya ngo hari ushinzwe umutekano, umuhungu wacu, kumenya ibyangiritse, kumenya amatara yahiye, kumenya ko hakinze, kumenya ibyo. Noneho ukumva ko twese turahura cyane, dufite ibiduhuza bituma by'ukuri twuzuzanya cyane mu buryo bwiza. Ariko nabonye amateraniro yo mu rugo atanga ubuzima budasanzwe mu miryango. Okay. Divorce hari uwabajije hariya, by'ukuri kujyana bivuze niko mbyemera. Usome Yohana 15. Ndi umuzabibu namwe muri amashami. Ishami ritagira gute? Kuterana ubushake bwaryo, ibituma byera n'amakakama birayafite mu giti. Iyo ryanze rikurwaho, ariko ntirikurwaho ngo n'Imana ibishatse, rikurwaho n'ibyaribayeho. Ubwo rero agakiza mu by'abantu bavuga, Imana ntawe igasohoramwo n'umwe, ariko umuntu mu mahitamo y'umuntu arakisohoramo. Nongere mvuga ko amahitamo y'umuntu ntavogerwa, n'Imana ntigiye avogera. Cyo gituma mvuga imbere yanyu hari inzira zibiri, iyo uzashaka uzanyura muri yo, sinzakugarura. Sinzi uwongereyeho aravuga ngo umwe yagize gute, umwe yavuye ku musaraba undi akawusigaraho, ngo se uwasigaye ya okay. Okay. Ni ibintu bibiri. Icyambere wewe urawukomeza, kuko kuwurekura bisobanura kwahukana na Kristo.
simbikora kuko uwacu yabikoze, nimba yabikoze ngenda komeza. Cya mbere ni ukukomeza. Cya kabiri ni ukurwana intambara yose yo gukora ibishoboka byose k'uyu muntu yasubizwa ku musaraba. Mu gihe binaniranye urahangana no kurinda wowe ubuzima bwawe, wowe nimba ari n'umuryango mufite cyangwa se urubyaro, kurinda urubyaro. Nicyo kiba gisigaye gukora, kuko arekuye ntibivuga ngo inzu yose irekure, twebwe turasigara kuri uyu musaraba. Hari undi wabajije ikibazo cya sida. Yavuze gute sida? Umwe ayirwaye hanyuma abakozi b'Imana bakamubwira ngo utarwaye ngo agumane, ariko mwarabyaranye. Okay. Icyo bisaba ni iki? Reka mbanze mvuga iki. Mariage ntiyegekwaho inyungu z'ibintu. Ngo tuvuge ngo mariage yakiraba yuzuye ngo kubera turi bazima, ngo kubera ngo twabyaye, ngo kubera. Mariage ni uguhuzwa kwa babiri badasangiye imiremerwe, basangiye uwabaremye, hanyuma bagahuzwa bakagirwa umwe. Nimba hari intege nke yagaragaye ku wundi, uyu agomba kwiga uburyo ayijera nuko ayitunga. Yaramuhawe mugihe amaze kumuha. Ni nguko n'ubundi unaniwe kujera uyu ufite sida, bizagora n'igihe undi bashakanye yacika amaguru ashobora kumenya uburyo azajera ubuzima bw'uyu muntu. Ni ukuvuga ngo icyo mvuga ni iki: mwabanye mwakundanye, mwabanye mwabisengeye, mwabanye mwabajije Imana, uko kubana kwanyu kukaba gufite amasezerano yose. Mu gihe ayo masezerano arimo, Imana yabikoreye kugira ngo uyu abe uzasindagiza uyu mu buzima, mubera igisubizo bizatuma abeho yishimye, abe byamutera guhimbaza Imana ubuzima bwose. Sinibaza ko kuba afite sida ari cyo cyatuma ahitamuta, kandi barabanye baranabyaranye, iwe ataranduye. Ni yiga ubwenge burya bwa Bibiliya, Imana imuha ubwenge bw'uburyo agomba kumutunga. Sinumva ngiye kugutandukana ko cyaba ari igisubizo, kandi barakijijwe bafite Yesu, tibyaba ari byo. Nibaza ko niba ari ikintu nasize Bishop yakongeraho ku byo bavuze. Reka ntabwo nongeraho cyane, wenda no kunganira, kandi sinsubiza kuri byose. Urugo ruri muri Koma wagishubije neza. Icyo namenye, reka mbaho ubuhamya butoya. Muri 2009 ndi mu Bubiligi, nari nkiri umunyeshuri icyo gihe, ariko twaratangiye itorero. Nahuye n'umuntu, nimvuga ibyo bakoraga ntibituma mubundi mubamenya, uretse ko nta n'isoni ririmo, noneho bimeze neza. Umugabo yakinaga mu ikipe yitwa ngo ni Anderlecht yo mu Bubiligi. Niyo kipe ya mbere ikomeye mu Bubiligi mu gihugu cyose. Umugore yari umukristo mu rusengero, n'abakongomani bombi. Uwo mugabo yigeze akina n'ikipe nationale ya Kongo. Ngenda hano ngiye kubwiriza, ndabwiriza ndangije. Umugore araza arambwira nti mfite ikibazo, natandukanye n'umugabo, dufitanye abana. Iteka iyo umugabo avuganye n'abana ndakomereka. Bigeze ahantu nibaza icyo nzakora. Dufitanye abana 4 b'abakobwa, ni abamajere bose. Abana ntawubaganiriza. Iyo avuganye na se ababwira ububi bwa nyina. Iyo mvuganye nabo, kubera yuko baba bambwiye ububi bwa ibyo se yababwiye, nanjye mbabwira ububi bwa se. Abana rero nta muntu ukibagarura. So ndamusengera ngira ngo turarangizanyije. Bukeye mu gitondo nari mfite seminaire, sinzi uwatumiye wa mugabo azamo, ntazi ko yajemo, ariko nyine yatumiwe n'undi muntu, ryari itorero ry'abakongomani. Turasenga, ni igishinyigisho gisanzwe, sinahanuye ntacyo navuze. Arambwira ngo ndumva mfite ikibazo, ni wewe wampuza n'abana banje. Atangiye kunganiza ikibazo afitanye n'abana, numva n'umugabo wa mugore. Ndamubwira nti rero gitangaje, simbyeretswe, ariko umugore wawe yaranganirije.
kuba wambwira ngo nguhuze n'abana, umugore ambwira ngo muhuze n'abana, abana badafite ikibazo ari mufite ikibazo, mwaretse akaba ari mwe puza. Umugabo arambwira ni uku tubona tumaze imyaka 5 yuzuye mu kwezi gushize dutandukanye mu rukiko. So wohera he? Twagize igihe cyo kubana nabi, urugo ruraremba, urugo rurapfa, turarushingura, tujya mu rukiko, baduha ibyangombwa. Sinashatse ntiyashatse. So byararangiye. Nabwo ni ibidashobokera abana b'abantu mbere y'Imana birashoboka. Haramwe ndi bigerageze n'abandi barananiwe. Tutangira tuganira, madame ntabazi, ariko iradiyo nakuye mu Bubiligi nini nibo bayizaniye, kandi bayizanye bombi. Now byagenze gute? Twamaranye amezi 4 tugahura, bumwe bakantegera train, ubundi bakaza kumfata, ufite imodoka akaza kunzana, tukaganira ikiganiro ca mbere kugeza igihe basubiranye. Ubu barabana kugira ngo babane. Basuye mu rukiko, baravuga ni kumwe afite n'imitungo y'undi afite yiwe, ni ngombwa ko dusubira mu rukiko tugasesa rwa rubanza. Nawe reka tubane ngaho n'ubundi twabanaga gusa. Ubu bameze neza. Ejo bundi umugore baranamusengeye n'umupasiteri. So birashoboka. Ndaza kubaha ibyanditswe rico ntunganiraho cyane. Ikibazo Joseph yabajije biri biblique, ariko abafata Bibiliya uko bashaka ntacyo twobakoraho. Muzi ko abantu bakoresha Bibiliya basezeranya umuhungu n'umuhungu, umugore n'umugore. Bibiliya Abakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo wa 10. Reka nsome gusa sinsobanura. Dore itegeko kubashingiranywe, ariko sinjye uri bategeka, ahubwo ni Nyagasani. Uwo ni Pawulo uvuga. Umugore ntagatandukane n'umugabo we. Icyakora aramutse atandukanye nawe ntagashake undi mugabo, cyangwa se ajye yiyunga n'umugabo we. Umugabo nawe ntakirukane umugore we. Iyi ni Bibiliya bivuga ntagatandukane. Naramuka atandukanye ntazashingiranwe na wa mugabo, ategereze yuko bazongera kwiyunga. You never know. None bikavuga ngo ku bandi dore icyo mvuga ku giti cyanjye, si Nyagasani ubivuga. Umuvandimwe wese abaye afite umugore utemera Kristo, umugore we akaba yemera kugumana nawe, uwo mugabo ntakamwirukane. Aragenda avuga amagambo menshi, yavuze senarizo nyinshi. Niyo kuvuga ngo hano bavuga se wa mugore we, ubwirwa niki ko uzakiza umugabo wawe kutamukiza? Ni ukuvuga ngo wa muntu ugifashe umusaraba biracashoboka yuko yafashe utawufashe agasubira mu gakiza. So icyo ntemera niki, sinemera yuko umuntu ugufatiraho inkota. Tuza abagore, nanjye nagiye mbura nizo kesi, umuntu akakubwira ngo iri joro sinje ubonye rica, yamfatiyeho imbunda cyangwa yamfatiyeho inkota. Hari uwo nzi ko sibanga n'umupasiteri twakoranaga, umugore madame arabizi, tuye hano muri Kigali, pasiteri twakoranaga, umugore yamuhaye uburozi inshuro 3. Amuha ubwa mbere, umukozi aramubwira ngo urapfuye. Abirebye ibiryo asanga biri suspect. Abihaye agiye kubiha umwana, umugore aramubwira ngo umwana ntabirya. Arabifatasha kubimena. Yibaza impamvu abujije umwana kubirya, kandi nawe yarazi ko atabihaye umwana, kwarubwira ngo arebe reaction y'umugore. Ubwa kabiri arabimugabura, ariko agiramo doze nkeya, wari wa muti ngo w'imbeba amano ubujije. Umugabo araribwa mu ndagira macinya itarangira. Ubwa gatatu undi mukozi wa gatatu, ubwo byabanje kuba bakiba mu ntara bigera hano bageze ni Kigali, aramubwira ngo ibi nukoraho noneho no gupfurapfa. Abiheza imbwa bagiraga y'umuturanyi ihitigwaho ngaho. Ubu ntibakibana. Umugabo ntarashaka undi mugore kandi aracashumbye itorero, bamwe bashobora kuba bamuzi. Umugore yashatse undi mugabo. So bivuga ngo nje sinabwira umuntu ngo ategereze ko bazakura hagatwe, ariko impamvu y'inyigisho ya none, impamvu twanayishizeho niyo kugira ngo ntuzabe impamvu
yo gukingura rugari ngo urugo rushire. Rwana, fight for your marriage. Urwane kugeza akuka kanyuma. Akuka kanyuma no kuvuga ngo nigi ubona kuguma mu rugo ari wowe uri mu kaga. Ariko umugabo utakwitaho, umugabo utavugana n'abana, umugabo udafata inshingano ziwe, mureke ico kigabo kiza icana bari ucorore. Kandi nubishobora uzukigaburira byinshi. Na bari umurekera aho ngaho. Desire yavuze amagambo akomeye. Habyarimana Desire kanyasubiremo. Yavuze amagambo ntazibagirwa. Yaravuze ngo jewe umpaye kugusasira. Mwabyuka ukamba kukumesera. Ukamba kukugaburira. Ukamba kugupasiriza. Umwaka ndi woshera ntaraguhindura. Hari wese avuga ngo ariko hari abantu ngira ngo ni Judith. Hari abantu nubwo wobikora ibyo byose ntacahinduka ndabyemera. Abantu bose zikimwe. Ariko abagore benshi n'abagabo benshi aho kugira ngo bagoragoze bagerageze iz'umuntu wakubitwaga. Areba umugabo akabandikiza nkubita ariko maze kubona ko kitazanyisha. Ibyo kwicana ndibirimo. Ariko yo gukubitana kandi yamukubitaga nyine bya bindi by'uburakari bw'imyiza. Azankubita no mu rugo barankubitaga nkiri umwana ariko ndazanyica. Kuko adafite umutima wo kunyica nzarugumamo kugeza igihe amaboko ye wazaroha akamenya ko ari mu makosa. Umwaka wa kabiri warashize aramwiririza aramusengera amwereka ineza. Kazamo uzi gutura umuntu ineza wagututse. Ururimi rwiza ruhosha uburakari. Naho wowe ndaragutuka ndaranagukubita bigaragara ukaza umubwira ngo utankubita. Kandi ukamukabiza ukamubwira ngo nutankubita nyoko zaba yaravyaye. Wow, ko murumva uzi ariko abagabo umujyi n'abana beza bacu ni beza. Umuntu akagukabiriza ukazumunasenge mpamagarire nk'umukubite seribi ndindambukana. Niko iki gihugu kimeze. Nta muntu uzuvuga umugore ngo twaratuboshe twarazipinze. Mwabyuze ariko nimuprofite yuko hari kuzipinga. Mwere ku rukundo. Babwire dutunza abantu bafite abagabo babyaye abana babana bakabazana bakabarera bakabere ku rukundo rwose. Wowe ubona SMS y'umugabo ivuga ngo uri hesheri induri kaba. Muze gusoma kira gice cya 7 c'igitabo c'Abakorinto kirabafasha cyane. Hanyuma Aimable ngira ngo yavuze ngo se umuntu yarekura umusaraba akaba kiri umugabo. Mbabwira iki kintu Bibiliya yanavuze muri kira gice cyagusura gusoma haravuga ngo umugabo naguta kagenda ndazabukiboshwe ni yijana. Niko Bibiliya ivuga yijanye. Wowe ntuzamugende ariko ni yijana yagiye. Kuko akiri umugabo wawe mutegereze nagaruka umusengere. So hari abagabo rero bijyana hari abagore bijyana. Cyo kiriho. Ngira ngo Scoville kibazo yabaje kirakomeye ariko gifite n'igisubizo coroshe. Nicyaki nikivuga ngo se umuntu umwarwaye sida uni ntayirwaye. Se muzi ko sida ariyo ndwara ubu ngubu yoroshe. Huye baye indwara yoroshe. Kuko ni indwara umuntu asazana. Ko simvuze ngo wicare bakwandukirize. Sicyo mvuze. Murajaze kuvuga ngo umugabo wawe afite ikibazo cy'uburwayi bwandukira ndufate sida gusa. Muzi indwara zandukira n'inishi. Habe n'igitundu kirandukira. Icyambere muganire mwirinde. Hari uburyo bwinshi bwo kwirinda ubana n'umugabo tuzaba ngewe nk'umushumba no muri urusengero. Z'abantu bavana n'abagabo bafite ikibazo cy'ubwo bwana. Batateje ikibazo. Nta nubizi mbizi nk'umushumba. Nimvuga uryo nimvuga ngo runaka ntawe navuze mu izina. Barabana barabihanganiye ntibabyarana ariko bashatse no kubyara barabyara. Ntimuzi ko bishoboka. Voilà bishaka kuvuga ngo ufite impamvu yo kugenda kandi abaye bagenda saba afite abagore bameze gutyo. N'abantu bafuye utundu dutoya nigeze kujya kubwiriza ko imisagara ijambo ngiye kubwiriza amakupuri Imana imbi cyanditswe nakunze kivuga ngo ni mufate ingunzu zonona
inzabibu. Ingunzu murazibona ni imbwebwe zonona inzabibu. Ibintu by'amazingo si ibintu bikomeye, si abicanyi, si abe barwana, ni utuntu dutoya. Buriya abagore benshi bari mu ngo nibo bihanganiye ibikomeye. Uzi kwihangana umugabo utagira weekend n'iminsi itari weekend, udataha, utaza abana kandi afite amafaranga. Uzi kwihanganira umusizi ariko wowe gatoya gusa. Yavuze ijambo ntarikunze, yavuze ngo abagore bafite abagabo b'abarokore muze muhabwa igisirima musirimbe. Ikibazo rero nuko n'abafite abagabo b'abarokore batazi ko ari n'amahirwe bagira. Abandi bo bazi ngo uwomba gusa umugabo w'umurokore ngo arebe mukorera ibintu. Aricyo ndasubije ntacu. Mwahaguruka tugasoza, reka dukomere Imana amashyi k'umukozi w'Imana. Mwahaguruke dusoreze hamwe. Ejo dufite abigisha beza cyane muzababona. Nongere nibutse yuko kuri kuwa gatanu couple mwishakemo 40,000. Niba uwo mwashakanye atazaboneka wishakemo 20, muzaze muri ziriya nyigisho kuko zo zirimbitse n'inyigisho z'abashakanye bonyine. Harimo ibiganiro byiza, harimo kubaza no gusubizwa, harimo n'utundi tw'udukakawete tumeze neza. Si ukuja gusa muzoje kureba ukuntu Pastor Kadatombora Madame na Fidela Tombora so. Okay, simbizi simvuga byinshi ariko niyo mpamvu twabikoze. Kandi abagore bacu nibo bavuze ngo ntituzaza tuza muri force kuva ku wa mbere ngo tugere ku cyumweru ngo nitumare tuze gukoreramo dina ngo simwe mwavuze ngo dusohokane. Ikibazo nuko ntarimo mbabona mwiyanditse. Umuntu we 20,000 yashaka nayawe no uzayarira. Anje hari amafaranga dore dusigana mu songera ava muri ari. Simwe mwane gosiga igiciro. Siko bimeze. Muhaguruke dusenge. Mwiyandikishe nibigerejo saa 7 mutariyandikisha muzabura n'imyanya kuko abantu bo hanze kabisa biyandikishije benshi kandi imyanya dufite mu hariya ntituzicaza abantu barenga 120. Niyo sare niyo twabonye. Muzi ko turi mu minsi mikuru amasare yose ari booked. So mubikore cyane uzakuramo ibintu utari kwiga handi. Dusenge muhaguruke dusenge. Ndishimye umugoroba. Numvise inyigisho nziza. Igitangaje avuze kuri Nabali, nari namuteguye wari umunsi zamubabwira. Nabali yankuye ahantu. Amen. Nabali abagabo uzi ko abagabo bamwe bataryamenye abagore bashakanye. Usanga umugabo afashe umukozi nkaho ari umugore w'isezerano. Ba Nabali dufite ba Nabali bazerera hano kandi bagenda mu modoka nziza. Tibazi gutandukanya uwo bashakanye n'uwo batashakanye. Uwabonye wese Nabali we ugeze he? Ariko dufite abagore batari ba Abigail. Mana turagushima wakoresheje umukozi wawe kutuganiriza. Uyu mugoroba wabaye mwiza. Kububatse hari ibyo twumvise, kubatarubaka hari ibyo bize. Uzi impamvu uri mu duhinyigisho zikomeye muri iki gihe. Ndagushima kubw'abantu baza agaciro k'izi nyigisho bazitabira. Abazikurikirana bari hano n'abadukurikirana bari hanze. Mana yanje, Mana ikomeye. Kubera ko twavugaga kurwana kurushako. Turakwereka abantu bamaze iminsi bari ku rugamba. Bamwe bamaze kunanirwa. Ingo zabo zatangiye zandura. Uburwayi bugenda bukura. Bigeze ahantu bamwe bari muri koma, abandi zisa nk'izashinguwe. Abo mwami barananiwe. Abo mwami ubasanga. Imitima yabo iraremerewe. Amarira y'abavandimwe, amarira yabo, amarira y'abana kuba bafite akugereho umwami ugira icyo ukora. Ni wowe muganga w'imitima. Icyatumye duhabwa iyi teme mwami ndetse n'uyu munsi mu buryo bwihariye nuko ushaka yuko hari ibintu duhindura mu miryango. Turabyemera
nk'inshingano yacu imitima yacu irarirana n'abarira. Mana udukize bana bari mu miryango, utanga ubwenge bwubaka urugo, uduheza abagore bameze nka ba Abigayili bahagarara kubo bashakanye batabata hanze, babasengera babereka urukundo, babubaha no mu gihe bo batubashwe. Mwami ndabizi yuko bishoboka ko uhindura ingo nk'uko wahinduye ruriya navugaga n'izindi nyinshi. Mwana dufite ingero z'abantu bagiye bakagaruka, dufite ingero z'abantu bataye abagabo bakagaruka, dufite ingero z'abantu batandukanye bakongera bagasubirana, dufite ingero mwami yabihanganye kugeza igihe mwana i Yerusalemu iwabo hahindukiye amashimwe. Hindura amashimwe y'abihanganye mwana. Hari abo kwihangana kubageza ahantu, hari abamaze kunanirwa, hari abataka, hari abarira, hari abababaye, hari abagira amajoro mabi agoye. Ubwira icyo ukora mwami. Doli seregroma trikere groshile greme kikere groshile gremo ngodras. Birababaza mwami kwirirwa mu mirimo yo muri uyu mujyi umuntu agatahira ku rushako rubi. Birababaza mwami kwirirwa mu bintu bitandukanye twirirwamo muri iki kinyejana ukabura keya mu rugo. Birababaza mwami kuririra mu kazi ukaririra mu rushako. Birababaza mwami hari ibintu byinshi bibabaza imitima. Hari imitima yenda guturika, hari abarwaye imitima, hari abasatani ashaka kwica bahagaze. Doligele mengo disele. Hari abahaguruka bavuye mu rugo ntibamenye naho bagiye bakibagirwa kubera ibibazo by'urushako mwami. Impamvu waduhaye iki cyumweru ni ukugira ngo hagire ibihinduka. Hindura mwami, hindura, 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 hindura. Turasengera abantu barimo bavukira mu bibazo bimeze nk'ibi, bakurira mu rushako rubi rw'induru, babona byinshi nubwo rimwe na rimwe abantu bagerageza kubibahisha kugira ngo mwami imitima yabo itangirika bakiri batoya. Ubarinda agahinda, ubarinda akababaro. Data duheze ikinyejana cy'abakundana nk'uko ijambo rye rivuga ngo ni iby'agaciro, iby'igikundiro ko abantu babana bahuje. Utange kumvikana mu rugo kandi umwuka wera niwe udushoboresha. Turagushima ku bw'abakozi bawe mwami, turagushima ku bw'umwanya wacu wose twakoresheje neza. Tugukomeye amashyi tugushima. Imana ibahe umugisha.